mbere ya corona wabonaga abantu bariremereje cyane, akabona hari abantu b'ibitabashwa baremereye batabona batayifuza kugendera mu nzego z'abandi bantu. Ariko muri corona ikintu nabonye abantu bose barareshye, mbese ubuzima bubona ko twese bugiye ku murongo umwe. Yaba wari ufite V8 yayishyize hasi agenda n'amaguru nk'abandi, yaba wari ufite Suzuki cyangwa igare tugenda twese n'amaguru. Uretse n'ibyo twese uko tungana nta n'umwe utambara agapfukamunwa, yaba akomeye cyangwa adakomeye. Muri make rero yaducishije bugufi, ishyira abantu ku murongo. Nabonye ko umuntu agiye abona uburyo yajya yizigamira ejo hari imbere, kuko umuntu aba atazi imbere ko hashobora kuba heza cyangwa habi. Haje nk'ikintu cy'ikibazo cyangwa icyorezo yarizigamiye, afite nk'amatungo yiguriye uturima akaba arahinga, igihe byamufasha muri cya cyago cyaba cyaje. Ubundi mbere ushobora kuba wagira nk'ibihumbi 5 ukabirya ugahita ubimara, ariko ubu ngubu namenye yuko bya 5 ushobora kubyongeraho ibindi ukaba wagura ihene ukayorora. Covid itaraza nyine ntago umuntu yemeraga yuko byakunda, ariko ubu ngubu urareba ukabona byakunda. Ubuse wamaze kuyigura? Yego narayiguze. Ndazigama cyane nubwo ntarasubiraho narindi mu buryo bw'ibyo naronkaga, ariko kuzigama nabishyizemo ingufu zirenze zari zirimo. Ntago nahingaga cyane, ariko ubu nahinze no mu ishyamba, twarahahinze tuhashyira ibijumba. Ubwo uzakomeza uhinga no mu ishyamba, uzakomeza ibyo hahinga? Oya, kubera yuko hari mu myanya minini nyine ibiti bitagaranye, ubwo nzongera ntongeremo izindi ntusa, ahubwo nombe nashaka indi mirima ku ruhande yo kwatisha. Mbe ntabwo nari nabitekereje. Ngemba itumba hari kirazira nabonye ahantu bamaze ngo kurya utabara, rwose narayibonye mutavuga ni ku muntu rwose wariye utabara. Iyi Covid-19 imugizeho ingaruka mbi. Njye inama nagira urubyiruko bagenzi banjye, rwose dukore dushyizeho umwete, ariko ugateganya ko isaha n'isaha hashobora kugira ikibazo kiba, kandi icyo gihe icyo kibazo kibaye basi umuntu aba yarakoze saving. Kugenda n'amaguru twase tubigira akamenyero, ibintu byanye n'abamotari amagare, kubera ko batakoraga byatumye nyine dukomeza gukamirika kugenda n'ibirenge, bamwe tugakora na siporo birumvikana. Uburyo bamaze kumenyera ibintu kugira ngo ngere badabute biragorana. Ubu ngubu nimba namenyere kugera ingoma ntaha n'amaguru, cyangwa namenyere gutaha itumba n'amaguru, kugira ngo nje muri modo kongera gutega bizangora cyane ko n'ubu no gukora bitakiri kugenda cyane. Amafaranga yo gutega buri gihe ntagaboneka, ibintu byo gutega byamvuyemo no kugenda n'ibirenge n'ubundi ngakomeza. Urabona abana b'urubyiruko akenshi turangiza kwiga aho guplaninga akantu wakora uri mu rugo ugahita uvuga ngiye mu mujyi. Hari abavuye mu cyaro bagiye za Kigali irafungwa kugeza na n'uyu munsi, ndakeka nta muntu wari wemerewe kujya Kigali cyangwa aveyo aze mu ntara. Ubwo urumva hari abahagiriye inzara, ugasanga wenda niba hari nk'abasevinze ayo mafaranga akaba arashize ku buryo ashobora gutaha mu rugo, ugasanga n'umuntu utwe yari yarasevinze twashiriyeho Kigali kubera yarafunze. Rero ubundi byose ni mu mutwe, wategura ikintu uri no mu rugo utarenze umudugudu utuyemo kandi ugakora bikagenda. Nta muntu n'umwe corona itagizeho ingaruka cyangwa se itanamukosoye mu byo yabagamo, haba mu miryango. Hari abantu bamaraga imyaka n'imyaniko batabana mu rugo n'abagore ngo bamarane igihe cyangwa n'abana. Corona yashyizeho uburyo bwo kugira ngo abantu bamarane igihe kinini, batari baziranye baramenyana. Njye sinakwibara kuko nagiraga umwanya uhagije n'uburyo kwita ku bana banjye, ariko nzi ko hari abagabo byabaye nk'aho binabatonze muri iriya gihe cya corona. Abana nabo babona ni nk'ibintu bidasanzwe, ko ndibuka mu bigano bimwe na bimwe twaganiraga n'abagabo hano, hari igihe umwana yageraga nka saa 3 akabwira papa ati kutagenda, cyangwa se yabona nka papa yimuye intebe avuye aho yari yicaye, umwana akora ko amenyere ko bahita bagenda akahita avuga ngo papa ngo bye, akahita yumvisha ko ubwo nyine asubiye mu kazi. Ibyo byose birashoboka ko nyuma ya corona hari abazagira ibyo bahindura bitandukanye n'uko mbere bari babayeho. Bimwe mu masomo tugomba kwigiramo nuko hari nk'imirimo abantu bakoraga itari myiza kandi babashije kubaho batarimo bayikora, bashobora no kuyireka bigakunda. Nk'uburaya, abantu baretse uburaya byakunda, kuko mu gihe cyaguma mu rugo ntibabukoze kandi babayeho. Icyo ni kimwe. Ikindi, hari abantu bagiye mu mujyi bibagirwa iwabo mu byaro, ariko byagaragaye ko iwabo h'umuntu ntako hasa. Buri wese yabyiganaga yumva yajyayo, bamwe bakagenda babyigana na leta kubera ko bitemewe nyine, ariko akabyigana hajya iwabo. Muri make nta kintu abashyiriye, agiye kubarushya yaranze kujyayo hari n'icyo yabashyira, bigaragare ko umuntu yakabaye atekereza iwabo none ari no mu bihe byiza.